Mwiriwe neza muraho cyane ni nanone inyigisho za menya uhinduke mutegurirwa mukazigezwaho na Kaneza wa Mugabo. Nongere mbaha ikaze kuri YouTube channel mumaze kumenya muri benshi, nkomeza gushimira abatwereka ko mudukurikiye mukatwandikira inbox. Ndabashimiye rwose ku bitekerezo byanyu byiza. Uyu munsi tugiye kwiga ingredient cyangwa se nanone indi ntungamubiri igarura urukundo mu mwimerere warwo, igira iti guha umwanya umukunzi wawe. Umukunzi wawe akeneye umwanya wawe inshuti yanjye. Umukunzi wawe nta kindi cyatumye aguhitamo, n'uwo mwanya bakeneye. Nukuri nanone ikaze kuri YouTube channel, kandi ndizera ko iyi vitamine nayo iza gukora umuti mukayikunda muri benshi. Nayo ni vitamine y'ingenzi naje gukorera ubushakashatsi nsanga ikunze gutera intonganya cyangwa se ikunze gutuma urukundo rukakara, ariko ndazi ko iza kudufasha kurebera hamwe uko twagarura urukundo mwimerere warwo, abantu bakabaho banezerewe. Turabizi ko umunsi ugira amasaha agenga amanywa n'amasaha agenga ijoro, ugasanga abantu turiruka amanywa na nijoro, tuba dusiganwa n'iki n'amasaha. Iyo ayo masaha tutayakoresheje neza, hari byinshi byangirika, ugasanga umunsi upfuye ubusa. Nyamara igihe cyatakaye ntikiba kikigarutse, ibyo twese turabizi. Ariyo mpamvu umunyabwenge aha agaciro igihe cyane. Niba hari umurimo akora ugasanga ntashaka umurogoya cyangwa umurangaza, agomba kurangiza uwo murimo kwanza kuko azi agaciro k'igihe. Rero mu ngo zacu ni ngombwa cyane, ni inshingano nkuru cyane kumenya guha umwanya umukunzi wawe. Hari abantu benshi, reka mpere urugero ku bagore bamwe na bamwe, muzi ko ntakunda kuvugira muri rusange kuko ntabwo abantu bose bamera kimwe. Hari abagore benshi usanga baba mu mirimo myinshi ikabahuza bikabije, bakibwira ko bwana agomba kubyumva, nta kundi ni imirimo. Nibyo koko ugomba gukora, ariko mu byo ukora byose ukwiye gupanga umwanya wo kwicarana n'umutware wawe, mukaganira, mugaseka, mukajya inama, atari ukwicara gusa ari uko byacitse cyangwa se hari intonganya zabaye. Oya, ntabwo ari byo rwose. Usanga bwanagera hakumva bibishye, nawe ushyire mu mwanya we. Ariko cyangwa abagore namwe murabizi, iyo bwana akora cyane agataha buri gihe ahita aryama, na weekend yagera akahita agenda, bigahora bityo, usanga wibaza byinshi ndetse biranakubihira nawe. Ibyo rero mu kwirinda ko bibaho ndetse bikaba byafata indi ntera ndende itari nziza, shyiraho gahunda yo kumuha umwanya, kandi uwo mwanya nugera uwubahe, ubu umwanya mwiza, ntihabeho za telefone, ntihabeho ikintu cyatuma buri wese ajya mu bye. Oya, murebane mu maso, muhuze urugwiro, yewe na televiziyo muyizimye ku bayifite, kuko burya si byiza abantu kwa muganira televiziyo icanye, usanga ukururwa n'ari amashusho abacaho. Uha umwanya umukunzi wawe, nawe azageraho ajye yumva ashaka ko uwo mwanya ubaho kenshi. Niba ndetse yarajyaga gutaramana n'inshuti ze, rimwe na rimwe bizagabanuka, uzazisimbura izo nshuti ze, maze muhorane, kandi aho niho hava ndetse n'imishinga iteza urugo rwanyu imbere. Ikindi nuko ukunze gusanga hari abagore bamwe na bamwe batwarwa n'abana cyane, ndetse abagabo bakaba babihomberamo. Ni byiza kwita ku bana nk'umubyeyi koko, ariko ukwiye kumenya ko bwana nawe agukeneye. Abana ukabatoza kubaha umwanya wanyu mwembi, ntibakabarogoye igihe babonye mushatse kwihererana ngo muganire. Icyo gihe ndavuga abana ariko bamaze gusobanukirwa, apana akana gato k'agahinja, kuko buriya abana icyo babatoje barakimenya, bakakimenyera rwose, bakakigenderaho. Naho ubundi ntibyakorohera kwita ku bana no ku mugabo wawe icyarimwe. Hoya, ntabwo byashoboka. Nahawe mubyeyi rero kumenya uko uha umwanya buri kintu mu mwanya wacyo, ndetse iyo hagati y'umugabo n'umugore nta busabane bubyara ubushuti bimwe twahereyeho mbere buhari, usanga umugore abyitwaza agahora yibereye mu bana igihe cyose, kuko n'ubundi bwana ntamwiyumvamo. Ibyo si byo rwose. Ariyo mpamvu nabivuzeho ibyerekeye no kubyara abana bakurikirana cyane, barutana nk'amezi make cyangwa umwaka umwe. Ntabwo byoroha kuko ko wowe madama wabona umwanya wa bwana, kuko abana baba bameze nk'impanga.
ariko byose biterwa n'uko ubatoza kubaha igihe. Hano nabwira abakiri ingaragu bategura gushaka, rwose mujye mugira gahunda nziza yerekeye uburyo muzabyara, kuko akenshi couple niyiteza ibibazo niyo yiyiteza ubwayo ibibazo, kandi bari bafite amahitamo mbere y'uko ibyo bibazo biba, kuko abana rwose mutabaye amaso bagabanya ubusabane mwari mufite mbere, cyangwa bwa busabane mwatangiranye kandi ari mwe mubiteje. Hari abagore bakunda kubyara abana bakurikirana cyane ngo nibyo byiza, kuko niko baba babyumva, ngo nibive mu nzira. Mujya mwumva imvugo abadamu babwirana ngo ngo reka tubyare vuba bive mu nzira, ukibaza ni inzira yande, ese bimeze bite? Ariko burya iyo bigenze bityo bibyara stress mu gato, bigatuma umugore byanga byakunda abura uko abigenza. Ni byiza rero kumenya ngo kubyara ngo bive mu nzira, nubwo uba ubyita ngo nibive mu nzira, ntabwo burya inzira igivaho. Ariko burya iyo gahunda nubwo ituma uba busy cyane nkuko nabimvuze, kuko abo bana baba bagukeneye cyane icyarimwe, kandi noneho utekereza iyo ari nka 3 cyangwa 5 barutana igihe gito, ubwo ni gute koko wakwita kuri abo bana ukazabasha no kwita kuri bwana? Ariko iyo mukoze neza imibare mukagerageza kubyara haciyemo nk'imyaka 3 se, biterwa nuko mwabishaka, ariko uwo mukuru akaruta abamukurikira kugira ngo atozwe gahunda y'imibanire na discipline mu rugo. Icyo gihe rwose mubona umwanya wanyu, kuko uzareba kenshi hari abagabo bamwe na bamwe usanga banze gutaha mu rugo rwabo kare, kuko bazi ngo abana barababiruka, inzu yose bayiteruye, kandi ntabwo wababuza ngo bumve, baracyari bato, hari induru yabo nyinshi, kandi akeneye kuruhuka imirimo itandukanye aba yiriwemo uwo mugabo. N'abagabo rero nuko nimwige guha umwanya abagore banyu, cyane ko noneho abagore dukunda attention, dukunda gutegwa amatwi. Niba mvuga cyangwa hari icyo nkora, nyereka ko unyitayeho, uri kunyumva ari giye gusa. Dore ko abagabo namwe muri mwe hari abasimbuza abagore babo nka games zitandukanye, hari football, hari za basket, hari za volleyball. Iyo mikino ni myinshi, mwaba muri mu rugo ntihagire uvuga, ugasanga niba hari Champions League uko babyita ihari muri iyo minsi, ntawe uvuga, ntihagire ukoma, mbese kandi uzi neza ko umugore wawe ashaka attention. Icyo gihe mubiganireho, kuko nibyo iyo mikino iragushimisha we mugabo, nibyo murebe uko habaho kumvikana no kubahana kugira ngo buri wese atabangamirwa kubimushimisha. Gusa rimwe na rimwe wajya witanga ukabireba, unakukabireka kubireba, ugaha umwanya shehi wawe kugira ngo nawe yishime. Ntitukabe abacakara cyane ku bintu bimwe na bimwe, kandi tuzi ko ejo ushobora kubisubiramo ukabireba. Ni nk'abadamu bamwe na bamwe kuri za film z'ama-series zimwe z'uruherekerane, bamwe na bamwe nabyo bitera ikibazo, cyangwa uko dukoresha izi telefone zacu. Murabizi inshuti yawe ni shehi wawe, nyine ni inshuti yawe, akwiye kuba ari hejuru y'ibyo byose. Niba ari byo biri hejuru ye, ubwo urabyumva nawe nta bushuti mufitanye. Rero ni byiza ko dukomeza guha umwanya mbere na mbere abafasha bacu, abatware bacu, mbere yuko tuvuga ngo hari film ijemo, ibintu byose nibiceceke. Filme koko, film ushobora kuzareba nejo ubishatse, ariko warugize amahirwe umugabo wawe akweretse ko ashaka kukumva, umugore wawe akweretse ko ashaka ko muganira, ashaka ko mukomeza kubaka. Erega ubushuti nubwo twabwubatse cyagiye bwa mbere, itafari igomba guhora irijyaho. Ntabwo cyagiye nubwo mwaba mwarabwubatse mwizeye ngo bwarakomeye burabaye, ntabwo bishoboka. Ni ngombwa cyane byanjye bikunde ko tugomba guhora twibukiranya, ko tugomba guhora twumva ko duhozaho. Nibwo iyi vitamine izadufasha kugarura urukundo mu mwimerere warwo. Naho ubundi nihagira ibintu bisimbura uwo muntu, nuko aba atari inshuti yawe. Ubundi biratangaje rwose, bigatangaza kuba hajyamo nk'umukino runaka, kandi madame yaragusabye ko ushaka ko muganira, ukavuga ngo hoya reka mbanze ndebe iyi equipe, buretse mbanze ndebe iyi film.
icyo ni ikimenyetso cy'uko nta bushuti burimo rwose. Gusa iyo inshuti yawe ni inshuti yawe akamenya koko ko hari ibintu akunda runaka nawe ntabizana muri cya gihe yarabonye ko ufite ibintu byawe byiza, habaho icyo twita balance. Niba ndi inshuti yawe nkaba mbonye wari ugiye kureba filime runaka kandi igushimisha, ikubaka, uvanamo ibintu byiza by'ubwenge, ntabwo nanjye nakabaye nkuvangira ngo nzane nkwereke ngo my love ndashaka ko tuganira. Oya, nakabaye nihangana kuko filime ntiteze kumara amasaha 10 uyireba, ntiteze kumara icyumweru cyose uyireba, ni ikintu cy'amasaha 2 cy'isaha imwe se ari documentaire, ibintu bitandukanye. Niba ari umupira w'amaguru nturenze iminota 90, nakabaye nkubera inshuti nziza nkavuga ngo reka ntacyo nguha umwanya nihangane mukanya turaganira. Ni nabwo ninza kugusaba ngo chérie tuganire ku kintu kiniki uri buze kumpaya attention nashakaga. Ibyo byose rero birareba impande zombi, duhana umwanya ariko tuwuhane ryari, tumenye igihe tuwuhanirana. Ibyo nibyo bizatuma inshuti yawe rwose uyirya karuti ndashaka ko tuganira, ikubwira ati cyane rwose mugore mwiza nguteze yombi, nawe nimba uri umugore mubwira uti cyane rwose mugabo wanjye nguteze yombi, bizagufasha rwose. Kandi nkomeze mbibutse ko uburyo tubyaramo abana ni ukuri ni byiza ko mubyumvikanaho kugira ngo bitazagabanya bwa bushuti. Tujya dusurana ugasanga ari family ujyamo abana, bigatuma umugabo n'umugore nta na rimwe baheruka kurebana mu maso ngo baganire. Abana babaye abana, kandi burya disi umwana ahora ari umwana, ni wamushyingira yarakuze azahora ari umwana. Ntabwo bijya bishyira nubwo twibwira ngo reka mbyare vuba bive mu nzira, ariko inshingano zawe mubyeyi zihoraho. Aragira atya akajya mu wa mbere maternelle, akazajya primaire ugakomeza ugakurikirana, akazajya secondaire ugakomeza ugakurikirana. Iyo rero bari bato cyane bameze nk'impanga, nukuri usanga birushya ababyeyi bamwe na bamwe, usanga ubushuti bwaragabanutse. Nge ndabumva rwose nta kundi wabigenza, ntabwo wapfa kubishobora. Abana baba bakeneye affection yawe. Yego iyo bakuze biragabanuka nibyo, ariko bajya gukura namwe ubushuti bwarakomeretsemo gato. Gusa birashoboka ko mwabugarura iyo bakuze, bashobora kujya mu byabo bafite activities zabo zitandukanye. Nahanyu rwose ho kubigarura, mukibukiranya, mukajya mugira igihe mukicara mugatera za stories rwose, twakundanye dute, harya wanterese ute, harya nigeze nkwanga, naratinze cyangwa narihuse kukwemera. Ibintu nk'ibyo mukabiganiraho kugira ngo ubusabane noneho bw'abana bakuze bugaruke, kugira musaze neza. Nukuri niba tugira amahirwe tukaba tukiri bazimu uyu munsi, mureke tuyabyaza umusaruro, kuko abenshi bafite agahinda. Hari abakoze mariage hashize umwaka umwe, madamu yitaba Imana, hashize amezi runaka umugabo yitaba Imana, ari wenyine. Ako gahinda ni kenshi, ariko abandi uyu munsi bamwe muri mwe murizihiza wenda isabukuru y'imyaka 30 mumaranye, murizihiza isabukuru y'imyaka 10 mumaranye mubanye. Nukuri ni ikintu gikomeye, ni ikintu mudakwiye gufata nkaho ari bisanzwe. Mukwiye gushimira Imana, cyangwa se abandi uretse no kuba ngo baravuye muri ubu buzima tubayemo, bashobora kuba barakoze divorce kandi bigeze gukundanaho. Humwanya umugabo wawe, humwanya umugore wawe, naho ubundi wabyumva neza. Ari uko utakimufite yigendeye, ari uko utakimufite umugore wawe yigendeye, nibwo umenya dukunze guha agaciro ikintu cyangwa umuntu ari uko yagiye. Ntabwo ari byo. Muha umwanya akikureba, muha umwanya ukimureba, kandi nawe niba aguhaye umwanya menya kukoresha neza, wimuboring. Hari ubwo wabwira umugabo uti ndashaka ko tuganira chérie wanjye, akawuguha akakwemera ibintu byose akabishyira hasi, ariko ugasanga upfushije ubusa ayobewe icyo wari ugiye kumubwira. Niba usabye umwanya bakawuguha, ukoreshe neza. Umwanya umugabo wawe nukuri, umwanya umugore wawe, nimujya kuryama muhana umwanya. Iriya chaleur mukenyeranye mu gitanda, shyira ku ruhande telefone. Ntabwo ari byiza kujya muri chambre akabiri bwo ujya kuri za Twitter. Niba ari umugabo ukunda politique, hari n'abagore bakunda ama Twitter. Hari ugasanga umugore nibwo agiye kujya kuri Instagram, nibwo ugiye kureba ama filme matoyi kuri YouTube. Ibyo bintu urumva utajya kubikoresha umwanya utari uwabyo, kandi bikanakuruhiriza ubwonko kurushaho. Tujye tumenya guhumwanya buri kintu mu mwanya wacyo. Niba ari muri chambre ntugakore erreur ngo ujye kuri telefone,
kandi inshuti yawe ari umwanya wo kwibwira ndishimye umunsi urashoje nawe urangije neza, cyangwa se ibintu bimwe na bimwe byambere imbogamizi nawe agukandire izo muscles zo muri brain, akubwire yo courage mon amour, nta kibazo, ejo bizagenda neza. Sino ni wicecekera ntumubwire challenges wahuye nazo, yabimenya tese nta kundi. Muhana umwanya, ejo nibucya ubone kujya kuri izo telefone ukora akazi koko, cyangwa se urebe ibyo ushaka bigushimisha, ariko mu gihe muri kumwe buri wese ari presence ye yayiguhaye, yiha umwanya. Nibwo niyo yapfa mbere yawe ntacyo uzishinja, uzaba waramuhaye umwanya bihagije. Nawe nupfa mbere ye ntacyo uzishinja ko utamuhaye umwanya. Nawe ntazavuga ati inshuti yanjye irancitse ntitukiri kumwe, I wish ari kuba twaravuganye ibi n'ibi. Muzaba mwarabivuganye byaragenze neza. Murakoze rero abakomeje gukurikira inyigisho za Menya Uhinduke, mukomeje gutegurirwa mukazigezwaho nanjye Kaneza wa Mugabo. Mbashimira cyane abari hanze y'u Rwanda diaspora, abari mu Rwanda mw'imbere, nukuri mbashimire cyane uburyo mukomeje gukanda likes, uburyo mukomeje gukora subscription na share. Turi kumwe, vitamins ziracyahari, kandi nawe niba ufite vitamine wumva ko twaganiraho, please feel free wayandika muri comment, nayitegura rwose nkazayibagezaho. Murakoze, murakarama. Ni Kaneza wa Mugabo.